Umwana aravuka bakamurera agakura akagera aho aba ingimbi cyangwa se umwangavu. Uko rero ni nako amarangamutima ye, imitekerereze ye ndetse n'ibindi bintu byose bimugize bigenda bikura. Muri urwo rugendo rero rwo gukura kuva avuka kugeza abaye umwangavu n'ingimbi habamo impinduka nyinshi, ndetse by'umwihariko nk'igihugu cyacu kiri mu rugendo rw'iterambere rugenda ruhura nabyo. Urubyiruko rugahangana n'urwo rusobe rw'imihindagurikire y'ibihe bigiye bitandukanye, harimo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi se, imbuga nkoranyambaga ndetse n'izindi segiteri zose z'ubuzima zigenda zihinduka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko muri urwo rusobe rw'imihindagurikire y'ubuzima urubyiruko rugenda ruhura nabyo, urubyiruko rushobora kubaho neza ruhangana n'iyo mihindagurikire cyangwa impinduka zigendana n'ibihe tugenda tubamo. Uyu munsi rero kuganira neza kuri iyo nsanganyamatsiko turi kumwe n'umutumirwa uri budufashe gusobanukirwa kurushaho. Turi kumwe na Hagenimana Antoine. Turakwakiriye Antoine. Murakoze cyane. Antoine akaba ari umukozi wo mu kigo cy'ubuzima RBC ushinzwe kwita no gukurikirana cyangwa se gukurikirana abahuye n'ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga. Turakwakiriye. Murakoze. Ngiye kubana nanjye kandi Keza Melissa nk'uko maze kubimenyera, tubahaye ikaze. Twihuse rero dutangira n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko ivuga kubaho neza, uburyo urubyiruko rwabaho neza ruhangana n'izo mpinduka zigendana n'ibihe, ariko cyane cyane uyu munsi tukaba turi bwibande ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga ari nk'ingaruka, twakwita nk'ingaruka y'iyo mihindagurikire y'ibihe. Dutangira ubundi turi gukomeza kuvuga ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ikoreshwa ry'inzoga. Twaragiye tunabibona tunabyumva mu makuru atandukanye, ariko kugira ngo tunibutse n'abadukurikiye, ese bihagaze bite kuri ubu bwo mu Rwanda, niba turi bunajye hanze y'u Rwanda, ku isi hose, kugira ngo turebe uko bihagaze, atari ugutera abantu ubwoba, ariko nabyo ngira ngo biba ari ingenzi. Murakoze. Ntabwo ari ugutera abantu ubwoba kuko ni ikibazo gihari kandi gifite uburemere bwacyo, kuko cyangiza ubuzima mu bice byose by'ubuzima, haba mu mibereho, haba mu mubiri w'umuntu, haba mu bijyanye n'ubukungu. Inzoga zirangiza, ndetse inzoga zikabije, ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Kandi birumvikana abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye, abenshi baba bugarijwe, birumvikana n'urubyiruko. Nk'uko wari ubibwiye rero, ku rwego rw'isi harimo ikibazo. Naguha nk'urugero, muri raporo z'umuryango w'abibumbye usanga bagaragaza ko hafi miliyoni 400 zirenga zibana n'ikoreshwa n'uburwayi cyangwa se mu bantu muri rusange cyangwa by'umwihariko muri rusange. Muri rusange hafi miliyoni 400, ariko twibuke ku isi umubare munini ari urubyiruko. Miliyoni hafi 400 zibana n'ibibazo cyangwa se n'uburwayi bukomoka ku ikoreshwa ry'inzoga. Urumva ni ikibazo gikomeye. Buriya banagaragaza ko hafi miliyoni 2,600 nko muri raporo y'umwaka ushize, hafi miliyoni 2,600 barapfa buri mwaka bazize ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu buryo bw'ako kanya bugira. Ikindi, hari n'ibiyobyabwenge muri rusange. Yego. Harimo cyane cyane ibiyobyabwenge dukunze kubona, harimo za kokayine, harimo za heroine, no mu Rwanda iwacu turabifite. Harimo urumogi, harimo iyi miti abantu banywa yo kwa muganga ariko batabandikiye, nayo buriya imwe n'imwe itera ububata. Ibyo byose bigaragara ko hafi miliyoni 190 zirenga zibana n'ibibazo bikomoka ku ibyo biyobyabwenge muri rusange. Ufashe izo nzoga ugafata ibyo biyobyabwenge ukabihuza, ushobora gusanga hafi miliyoni 700 ku isi bafite
ibibazo bifite aho bihuriye n'inzoga n'ibiyobyabwenge, by'umwihariko ku biyobyabwenge ho bindi 500 birapfa buri mwaka kubera izo nzoga, kubera ibiyobyabwenge. Ikindi kirimo kinakomeye muri rusange ni uko ibiyobyabwenge ugiye muri raporo za Rwanda Rehabilitation Services NRS cyangwa se ikigo cy'igororamuco, muri raporo bagaragaza ko mu bantu bose bafite ibyo twakwita imyitwarire mibi itari myiza itahuye na sosiyete delinquency, akenshi abantu bose baba bafite, benshi muri bo baba bafite ibibazo bifite aho bihuriye n'ibiyobyabwenge, n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge. Niba ugiye za Iwawa, ugiye Nyamagabe no mu bindi bigo bitandukanye Kigali, usanga nta kigo kirimo abantu bari munsi y'ibihumbi 4. Ubwabyo ni ikibazo, kandi abenshi turabizi ko baba barimo abari urubyiruko. Ariko reka tujya no ku buvuzi, kuri situation muri rusange. Buriya nko mu Rwanda ni uko hari ubushakashatsi bundi bugiye gusohoka, ariko duhereye ku bushakashatsi bwa 2018 ku buzima bwo mu mutwe, bwagaragaje ko 1.6 dufite ibibazo bifite aho bihuriye n'inzoga, inzoga zonyine ubwazo. No mu Rwanda rero urumogi, kwitera ibyo bita heroine, nabyo ni ikibazo gikomeye. Ariko noneho ikindi kirimo giteye inkeke kindi, ufate nk'urugero muri abo bitera inzoga n'ibiyobyabwenge bifite aho bihuriye cyane n'ubuzima bwa buri munsi umuntu abamo. Ndaguha urugero, nk'ubu bushakashatsi bugaragaza ko ku bantu bitera ibiyobyabwenge cyane cyane ikiyobyabwenge cyitwa heroine, ubwandu bwa sida bwikuba hagati y'inshuro 3 n'4 ugereranyije n'abandi banyarwanda. Bivuze ngo kubera ko akenshi baba bahererekanya inshinge, bivuze ngo abantu bashobora kwandura ari benshi. Ari n'ibyo dushishikariza urubyiruko, kandi ababugarije cyane bari urubyiruko. Ubwo ntituvuze hepatite B na C za hepatite muri rusange, ubwo ntituvuze indwara z'igituntu, ariko ntituvuze hari n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bifite aho bihurira cyane. Mu by'ukuri rero nko mu Rwanda natwe urubyiruko byagaragaye ko mu Rwanda hakirimo ikibazo. Naguha nk'urugero, mu bushakashatsi bwa byo bita step survey, 48% byagiye bagaragaza ko banywa inzoga. Ugereranyije no muri 2013 ho byari byaragayagaye ko ari 41. Mu by'ukuri urumva ko abanywa inzoga bariyongereye. Ariko hakabamo ikintu cyiza cyagaragajemo ibyo bita heavy episodic drinking, kwa kuntu umuntu ajya mu kabari akanywa inzoga nyinshi icyarimwe. Byo byagaragaye ko nibura bigenda bigabanuka kubera ubukangurambaga bukorwa no kwigisha abantu, n'izindi ngamba zigenda zikorwa ko byavuye kuri 23 bigera kuri 15. Bivuze ngo nibura bigaragara ko abantu batangiye kwicara, bajya kunywa inzoga kuvuga ati reka nywe gakeya, reka nywe nke. Ariko imibare 15 nayo birumvikana iracyari myinshi cyane. Rero ni ikibazo gikomeye tubona ukurikije n'iyo mibare yose. Kandi muri abo bagiye bakorerwa ubwo bushakashatsi bigaragaza ko urubyiruko hafi 7% nko mu Rwanda by'umwihariko bugarijwe n'ibibazo bifite aho bihuriye n'inzoga zikabije. Urumva ni ikibazo. Wakomeje kuvuga ku nzoga, ku ikoreshwa ry'inzoga nyinshi n'ibiyobyabwenge, ndetse unaduhaye imibare y'ukuntu byagiye byiyongera over time cyangwa n'igihe. Ubwo rero twakomeje nduba n'insanganyamatsiko yacu bivuga ko ari imihindagurikire y'ibihe, niba nabyita si iterambere turi guhura naryo mu gihugu cyacu ari ryo ritera iryo koreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ndumva aka kanya ariko turi kubivuga ko iterambere turi kugenda duhura naryo rigenda rizana n'izo ngaruka nyinshi, ibikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, iryo terambere ririmo ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga se n'irindi terambere, ubundi buryo bwose bw'iterambere. Haba hari izindi mpamvu bishobora kuba byaragaragaye mu bushakashatsi, cyangwa se tugiye no mu buzima bwacu busanzwe, ni iki mu by'ukuri gitera iyo mibare kwiyongera? Ni iki gituma urwo rubyiruko ruri kwiyongera mu gukoresha ibyo biyobyabwenge n'inzoga? Birumvikana igihe kizana ibyacyo, ariko ikirimo gikomeye dushobora kuvuga
rimwe na rimwe hari dushaka gufata ibintu byose tukabihuza n'iterambere, birumvikana, ariko icya mbere iterambere rikuza, rimwe na rimwe haza ibyiza byinshi ariko rikazana n'ibibi byinshi. Ariko reka tuvuge duhere muri rusange ikintu kigaragaza urubyiruko bituma bagira ibibazo. Kimwe muri byo hari ibijyanye n'umuryango abantu bakomokamo. Iryo terambere nubwo riza ariko rigera no ku uwo muryango, rigera ku babyeyi, rigera no kuri community muri rusange. Ariko kimwe muri byo mu iterambere abantu barakora cyane, rimwe na rimwe mu muryango abana bikaba bigoranye ko ababyeyi babona umwanya wo kubitaho by'umwihariko. Kandi abana cyane cyane turanabizi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uko umuntu agenda akura atangira kugenda yishakashaka kugira ngo ahe icyerekezo ubuzima bwe. Rero mu guha icyerekezo ubuzima bwe bisaba umuntu umuri hafi, umugida, supervision y'ababyeyi, kubitaho, kwita ku bana, kubumva ariko no kubashyigikira mu byo bakora rimwe na rimwe. Ariko biragoye ko rimwe na rimwe hari aho uzasanga no mu umuryango udafite umwanya w'ibyo utanabitekereza. Ku rundi ruhande hari abana benshi, buriya hari abana benshi bahura n'ihohoterwa mu miryango. Ababyeyi rwose, hari ababyeyi bita ku bana ariko hari burya n'ababahohotera, kandi rimwe na rimwe batanabizi ko ari ukubahohotera ngo babatege amatwi babumve. Muri abo bana rero mu bajene hari bafite ibibazo, bafite stress z'ubuzima, kuko urumva ko iterambere riza, nk'uko nabivugaga, rizana ibyarwo, barashaka gutera imbere kimwe n'abandi. Nk'uko guhindagurika, bashobora guhura n'ubukene, hashobora no kuzamo izindi ndwara zitandukanye. Cyane cyane turabizi bashobora kugira umuhangayiko, hari n'abagiramo indwara z'agahinda, depression, hari abagira ibibazo byinshi bitandukanye bifite aho bishingiye n'ubuzima. Ikindi ni imyaka yo kwiga, urubyiruko, puresha yo kwiga twese turayizi, ntabwo ari ibintu byoroshye, abenshi ntibaryama, rimwe na rimwe wabihuza n'ibindi buzima byo mu buzima busanzwe bikagorana. Ariko hari no kuba bigatuma ubwo bavuga reka mfate agashaka ikimworohereza bakamushuka. Ariko hari ikindi kintu twakwitwa peer pressure, urubyiruko, ikintu cyitwa ikigare. Abo uzaganira nabo bose bagiyemo bakina bashutswe na bagenzi babo. Ibyo rero kuba mugenzi wawe yakubwiye ngo tujye kunywa kamwe, ukanywa ari kamwe, ariko ejo ukanywa tubiri, ejo ukanywa dutatu, kuko niko ibiyobyabwenge bikoze ku buryo utagabanya ahubwo wongera, ibyo bita tolerance. Rero akenshi rero bisanga, ariko nanone ikindi kirimo nuko hari ugira ibyago noneho wenda yagiye no kunywa inzoga, ariko hari ugira ibyago noneho akajya mu biyobyabwenge. Hari ibiyobyabwenge ufata rimwe kabiri ugahita ugira ububata ako kanya, bukaza ku buryo udashobora kugira aho bicikira. Ni byinshi rero, hari no kuba bigaragara bihari, ariko urubyiruko mu myaka yabo ruba bafite ibibazo byinshi bitandukanye bisaba kwitabwaho, bisaba hari abahura n'ibibazo, hari abahura n'ihohoterwa, hari abashukwa, rimwe na rimwe ntibarindwe n'umuryango cyangwa n'uwo muryango nta n'uhari. Rero ni ibibazo bitandukanye bishobora kubitera. Ugarutse ko iterambere turi kuvuga, wabivuze ngo ibyinshi tuba dushaka kubishyira kubihuza n'iterambere turi guhura naryo, kandi n'ibyo iterambere rizana byinshi byiza ariko rikanagira n'ibindi bibi. Ni gute rero nk'urubyiruko, ndi umujene uri kudukurikira cyangwa se nanjye namaze cyangwa niyo mihindagurikire, ndi muri iyo periyode y'izo mpinduka zose, iryo terambere, izo social media n'ibindi byose bitandukanye, ni gute nabaho neza muri iryo terambere ritazahagarara, rizana ibyo byiza rikazana ibyo bibi? Ni gute nabaho neza kandi nirinda gukoresha ibiyobyabwenge? Ubundi se birashoboka kubaho neza nkakoresha iryo terambere mu buryo bwiza, ku buryo bitanshora mu ngeso mbi? Niba bishoboka ubwo uradusangiza ni gute nabibamo? Ikindi nk'umujene udukurikiye wenda wamaze no kugira ibyo byago byo gukoresha izo nzoga n'ibiyobyabwenge, yakora iki? Icyo twavuga wenda, icyo naheraho ni byinshi, ariko reka mvuge bikeya bishoboka. Ikiriho ni uko kubaho birashoboka, kuba nabaho neza utakoresha inzoga cyangwa ibiyobyabwenge birashoboka, kuko byagaragaye ko hari abajene benshi,
hari urubyiruko ruri gutera intambwe kandi rudakoresha inzoga n'ibiyobyabwenge. yego. Impamvu icya mbere n'umuntu amakuru yabanza akabaha namwe nuko umuntu ukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga, ubushakashatsi bugaragaza ko ubwonko bw'umuntu busoza gukora ku myaka 25. Icya mbere ni ukumenya amakuru ko ibyo bintu ari ikibazo gikomeye. Iyo ukoresha inzoga ku myaka munsi y'imyaka 25 cyangwa ikindi kiyobyabwenge, uba ufite ibyago byinshi byo kuba imbata ugereranyije n'umuntu mukuru. Kuko abahanga ubushakashatsi bugaragaza ko nabo dufite hano mu Rwanda batangiye gukoresha inzoga n'ibiyobyabwenge bakiri abana. Kuko biragoye ko waba imbata cyangwa wagira ibibazo hejuru y'imyaka 25 kubera ko n'ubwonko buba bukora neza. Ikindi ni uguha umwanya ubuzima. Buriya abantu urubyiruko rwinshi rujya kwihoza inzoga n'ibiyobyabwenge baba bashaka ngo rumere nk'abandi. Dukwiye kwikora urubyiruko za lifestyle tuvuga za ry'iterambere, barashaka kumera yabonye kuri social media, yabonye umuhanzi runaka, yabonye umukire runaka ari kugenda muri VWT, ariko nta kumenya aho ibyo bintu byaturutse. Yarabikoreye yabihaye umwanya. Ubushakashatsi cyangwa se n'ubuzima busanzwe butwereka ko icyo ushaka ugiha umwanya ukagiharanira. Kugiharanira rero bisaba kwicara ugatuza ugakora plani y'ubuzima. Kandi muri plani y'ubuzima ntabwo hakabaye hazamo inzoga. Ikindi ni ukumva ko kugira ku rubyiruko kuba ukennye, kuba ufite agahinda, kuba ufite umuhangayiko, kuba ufite ubuzima butameze neza, ntabwo ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Nta gikuba cyacitse. Ibyo dukunze kwita urubyiruko rwinshi rugira ibibazo byo bita guhangana, kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, coping skills. Ikindi kureka ibigare, kugira plan y'ubuzima ukareka ibigare. Icyo gihe turi kuvuga kuko ubwo urumva kugira ngo binumvikane neza, turi kuvuga ku wamaze kubikoresha cyangwa se n'utarabikoresha. Yego. None bishatse kuvuga ngo jene yirinde ikigare azagira n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo atekereza, ariko no kumenya abujyana nabo. Hari ikiganiro maze iminsi numva cyitwa ngo 80-20 rules, aho umuntu ibintu byose tuvuge kumenya gusesengura. Yego mfite inshuti 10, ariko buriya impuguke zivuga ko muri za nshuti 10 ufite, ugiye kureba neza ushobora gusangamo ufite 2 z'umumaro zishobora kukugira inama. Kumenya rero guhitamo ubugendana nabo, kumenya kubera ko buri ibitekerezo by'abandi birakwinfluence, bigushyiramo ibitekerezo byawe ugashaka gukora nk'iby'abandi bakora. Ariko ikindi no umuryango birakwiye ko rimwe na rimwe ufata umwanya ukaganiriza abana, kuko ababyeyi benshi bazi ko guhana ari byo bitanga uburere. Ariko buriya kumva umwana ukamutega amatwi ukamushyigikira mukaba inshuti bituma hari ibyo umenya hakiri kare. Ikindi abana benshi, urubyiruko rwinshi ruri mu mashuri, abarimu n'abarezi bakwiye kubishyiramo imbaraga, bakigisha abana bakabitaho, ariko bakagera ku rwego rwo ku mwana ashobora kuba afite ikibazo runaka akajya kubareba akababwira, ntibaba abantu bo gutinywa. Ikindi ariko tukanirinda no kugira ibanga aho bari. Abajene ni abantu bafite utubanga twinshi, dukeneye kubagirira ibanga. Hari n'abatinya kubivuga, kubera ko bavuga nimbivuga. Ibyo rero akaba yirinda icyo twita akato, stigmatization. Ibyo rero ni ibintu byo kwitaho. Rero ku bamaze kubatwa, ku bamaze kugira ibyo byago, birakwiye ko leta yacu yashyizeho uburyo bwinshi butandukanye bw'uko abantu bafashwa. Dufite umuryango ukwiye kubitaho, ariko nubwo banabitaho bakibuka ko umuntu wamaze kubatwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge akenshi ntago we ku giti cye abasha kwifasha. Niyo mpamvu umuryango ugomba kumuba hafi kandi nturambirwe, ukanamuherekeza muri urwo rugendo. Ntabwo ndi uw'agaciro cyangwa ntabwo umwana ari uw'agaciro kubera ko yabaye uwa mbere mu ishuri. No mu gihe yagize ibibazo akeneye kongera guherekezwa.
ariko reka mbabwire urwo rubyiruko ko tunafite ibintu byinshi bitandukanye. Dufite ubuvuzi ku bigo nderabuzima, dufite ku bitaro, hari abaganga bashinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe. Ubu mu turere twinshi noneho icyiza kinahari mu mashuri atandukanye, RBC ku bufatanye n'izindi nzego nka UNICEF yashyizeho uburyo bwo mental health, ubuzima bw'umutwe mu mashuri, aho hari aba school counselor, hari aba counselor bahuguwe bashobora gufasha abana. Yego. Ikindi kuri bano ba ajene bafite ibibazo bidasanzwe, cyane cyane reka ntanga ubutumwa ku banywa ibiyobyabwenge bikomeye noneho, cyane cyane abitera za heroine, rwose bantega amatwi banyumve. Ubu dufite by'umwihariko, bizakomeza n'ahandi, ariko by'umwihariko muri Centre Icyizere ku Kicukiro mu ishami ry'Indera, ibitaro bya Kinyinya, Kigali Mental Health Referral Center, ibitaro by'ubuzima bwo mu mutwe, na Isangi Butare, Isangi Rehabilitation Center, hari serivisi zo gufasha by'umwihariko abo bantu, nubwo n'abandi babafasha, ariko by'umwihariko kuri abo bantu bitera ibiyobyabwenge, kuko byo biba bigoye. Hari serivisi yihariye aho bashobora gufata imiti buri munsi ntibajye kwitera ziriya nshinge, aho babaha umuti ushobora gusimbura ukamufasha kandi utamugizeho ingaruka, by'umwihariko ibyo bita metadone. Yego. Abo bajene tubiteho, tubafashe, ariko abantu bumve ko bagomba no kwivuza. Yego. Yego. Murakoze cyane, numva ko bongeye ni ubutumwa bukubiyemo ayo makuru yo kumenya igihari. Buri cya mbere ni amakuru, harimo umwe cyangwa babiri badukurikiye ushobora kuba uzi, cyangwa se nawe warahuye n'izo ngaruka zikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ntarirenga rero, birashoboka. Antoine atubwiye ko kubaho neza muri urwo rusobe rw'imihindagurikire y'ibihe tugendamo, urubyiruko birashoboka ko twabaho neza tudakoresha ibyo biyobyabwenge, tudakoresha izo nzoga, tukabaho neza twubaka ejo hazaza. Numva tunageze ku musozo, kuko ndumva byose wabikubiyemo, ubutumwa n'uruhare. Wagarutse cyane ku ruhare rw'abarezi, rw'umuryango, ko twanabonye ko hari bamwe bakoresha ibyo biyobyabwenge kubera ibibazo by'umuryango. N'umuryango rero ni ngombwa ko wita kuri abo bana babo, ukabaherekeza mu rugendo rwo gukura baba barimo. Dusoza rero, ubutumwa nubwo wabutanze, ariko noneho ngira ngo twabutanga mu minota mike, mu byiciro. Umujene udukurikiye, ikintu wamugenera, ubutumwa wamugenera, ndetse na cya cyiciro kirimo nk'abarezi muri rusange, ababyeyi, abarezi bo ku mashuri, abihayimana. Numva twatanga ubutumwa muri ibyo byiciro. Ubutumwa natanga ntabwo ndi bujye kure cyane, kizakubwira ko ikibazo gifite uburemere. Nkunda kuvuga ngo urebye muri uyu mwaka wonyine ushize n'uyu dutangira, inshuro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ku bijyanye n'inzoga n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko n'imyitwarire mibi. Urebye mu mushyikirano wabanje, urebye umunsi kutwibohora, ku munsi wo kwibohora, urebye arangiza amahugurwa y'abasirikare b'abafisiye, urebye mu minsi ishize, ni henshi agenda abisubiramo cyane. Rero twumve inama tugirwa n'ubuyobozi bwacu. Ariko ikindi, reka mbwira abajene ko wamaze kubatwa cyangwa ufite ibyo byago kuko wabaswe, kugera kure siko gupfa. Hari abajene dufite uyu munsi bari baswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge, ariko uyu munsi bemeye kwaka ubufasha kandi babigiramo uruhare, uyu munsi bameze neza. Ku bataragira ibyo byago rero byo guhana izo nzoga, nibakomereza aho ngaho, bahitemwe abajyanama bazima, bige cyane, bagire n'ibindi bintu bishobora gusimbura wa muhangayiko, bakore siporo nk'abandi. Dufite infrastructure, dufite ibikorwa remezo bashobora kwifashisha, bajye mu makarabu atandukanye, bige neza, biyokipe ibintu bindi, kuko nutabona ikikokwipa ibiyobyabwenge byo cyangwa ibigare byo bizagushuka, kuko iyo utazi aho ugana, abantu bakujyana mu nzira yabo, kandi iyo nzira yabo wenda ishobora kuba itakubereye. Ikindi ku barezi, nabivuze, nibumve ko bari kurera, bari kwigisha, ariko ntago umutari ugutanga science gusa. Bafate n'umwanya wo kwigisha abana, babiteho, bamenye bafite ibibazo byihariye. Buriya mu kigo
abajene bari muri adolescence cyangwa se mu bugimbi n'ubwangavu akenshi baba bafite ibibazo stress zitandukanye nk'ubu twirirwa tubona inda zivuka zitateganyijwe ibyo ni ibintu bishobora guteza ibibazo ibyo bibazo byose babimenye hari abafite uburwayi butandukanye babiteho babaho umwanya wihariye n'umuryango birumvikana nibyo umuryango ugomba gushaka ubushobozi bw'amafaranga ariko bakibuka ko umwanya kandi ukwiye wo mu muryango wo kwita ku bana nawo ukenewe nibura byanga ariko bagerageje kuko hari n'abo byanga batanagerageje ahubwo bagatangira kwicuza impamvu batitaye ku bana hakiri kare tutirengagije ko nyine hari n'abana nabo ubwabo babigiramo uruhare rimwe na rimwe n'ababyeyi ntacyo batakoze ndabashimiye rero urakoze cyane Antoine urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza n'amakuru utambukije ku mubare munini w'abadukurikiye nizera ntashidikanya ko hari umwe cyangwa babiri bagize icyo bunguka yewe bashobora no kuba banakize ikiganiro rero tugeze ku musozo ni ikiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe ni ikiganiro kigenewe gutanga amakuru ndetse no gufasha ku buryo bwiza cyangwa bundi bwo kwita no kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe umunsi rero twaganiraga ku nsanganyamatsiko ivuga ku buryo bwiza urubyiruko rwabaho mu rusobe rw'ibibazo rugenda ruhura narwo harimo cyane cyane ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi twari kumwe rero n'umutumirwa Antoine Hagenimana umukozi wa RBC ushinzwe gukurikirana no kwita ku buzima cyangwa se ku ngaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga twabanye kuri uyu munsi Antoine turagushimiye murakoze cyane turabashimiye rero namwe mwadukurikiye mu kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro nakagaruka dukomeze twite ku buzima bwacu bwo mu mutwe neza murakoze